Ese ujya uhura n'abantu bakubwira ngo ibyo ukora haba mu murimo w'Imana cyane cyane niho ndibanda, cyangwa se kugira neza kose, ngo urimo uratakaza igihe cyawe cy'ubusa, ukumva abantu barabica intege nk'aho nta kamaro bifite, cyangwa se ukumva abantu barimo kukubwira ngo ariko ubundi uwo murimo ninde wawugutumye, cyangwa se ukumva abantu barimo kukubwira ngo bikore, ngo nugeraho ngo uzarambirwa, ngo uzananirwa, bakaguca intege mbese mu buryo bwose kugira ngo udakora icyo Imana yakuremeye, cyangwa se udakora iby'umuhamagaro wawe, cyangwa se udakora iby'inshingano umwuka gutegeka. Ariko reka nkubwire ikintu kimwe cy'uzajya ubasubiza, kandi uzakibasubiza mu kwizera, kuko Imana izabikora neza, kuko abavuga ubutumwa, abafasha abandi, abaririmba indirimbo zihimbaza Imana, abakora imirimo yose yo gukiza imitima y'abantu bababaye, ibyo byose bizagenda neza kuko Uwiteka adushyigikiye. Mwe kugira ubwoba, Uwiteka aradushyigikiye, naho mwanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu nta kibazo muzagira. Rero kurikira aya masomo, aya magambo umwami ampaye muri iki gitondo kugira ngo tuyaganireho. Ni karibu kuri Kira Unakizwe. Nongeye gushimishwa no guhura namwe uyu munsi, nanone umunsi w'umugisha, umunsi w'umunezero, kandi uyu munsi mwibuka ko turi mu gihe cyo gutangira umwaka, ndetse turi mu gihe cyo gutekereza ibyo twakora biri imbere n'ibyo tuzakora mu minsi iri imbere. Rero reka dutekereze twitonze, kandi dutekereze duciye bugufi ngo mbese twumvikane, wenda twumve uko ibintu bimeze. Mbese umuntu w'Imana cyangwa se umukozi w'Imana yabasha ate kuzahembwa, cyangwa se azahembwa iki, cyangwa se azabona iki muri ubu bugingo ko Satani arimo atwubikiriye? Murakoze rero. Mbere y'uko tuvuga ijambo ry'Imana, ndagira ngo mbabwire ko iri jambo ry'Imana tuvuga, yemwe n'indirimbo zaririmbiwe Imana dushira hano kuri Kira Unakizwe, impuguro z'akazi n'ivugabutumwa, gushaka amafaranga ndetse n'ibindi, dufite icyizere ko bizagenda neza kuko Uwiteka adushyigikiye. Amahoro y'Imana abane namwe. Karibu. Reka dusenge. Turagushimye Mana yacu, Mana igira neza, kuko waduhaye uyu mwanya, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Reka uyu mwanya rero tubone gukora kwawe, reka uyu mwanya tubone imbaraga zawe, reka uyu mwanya tubone ko ugira neza, izina ryawe rihimbazwe. Abantu bumvira ijambo babone gukira, babone kwakira impano zose wabageneye, babone kwakira ubuzima busha mu izina rya Yesu. Abarwayi baryumve bakire, kandi abacitse intege babone imbaraga. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Yego, nongeye kubakira kuri Kira Unakizwe, abaje kano kanya ndetse n'abahahoze mwese, ni karibu. Amahoro y'Imana abane namwe. Narababwiye ngo ibi byose dukora mfite icyizere ko bizagenda neza kuko Uwiteka aradushyigikiye, kandi niwe waduhaye izi mbaraga. Reka rero dusome ijambo ry'Imana riri muri Mariko igice 10, mbabarire, ibice 10. Turahera ku murongo dushatse wahera ku murongo wa 28. Reka dusome. Nuko Petero aramubwira ati, twebwe ko twasize byose tukagukurikira. Yesu aramubwira ati, ndababwira ukuri yuko uwasize inzu cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa nyina cyangwa se cyangwa abana cyangwa amasambu ku bwanjye no kubw'ubuntu no kubw'ubutumwa bwiza, utazahabwa ibiruta inshuro 100 muri iki gihe cya none, ari amazu, ari bene se, ari bashiki be, ndetse na ba nyina n'abana n'amasambu, hamwe no kurenganywa, maze mu gihe kizaza akazahabwa ubugingo buhoraho. Ariko benshi b'imbere bazaba ab'inyuma, kandi ab'inyuma bazaba ab'imbere. Twakire neza ijambo ry'Imana. Abandi bati Imana ishimwe, cyangwa se bati turishimiye Imana.
Reka rero mbabwire kuri iri jambo, Petero hano yaragize ikibazo kubera ko yarabonye umusore mbere mu mirongo ibanza, yarabonye umusore w'umukire, Yesu amubwiye ibyo kumukurikira ariko amubwira kondisiyo, abona umusore wapi, aravuga ati ese ni kuki uyu muntu donc Yesu yaramubwiye ati gurisha ibyawe unkurikire. Umusore arabyanga, aravuga ati ibintu ntibishoboka. Hanyuma Petero aravuga ati ariko kuki twebwe twabikoze? Donc ni nka biriya abantu bakora byo gusigana, ngo ko twabikoze nawe bikore, ko twabigendeyemo nawe bigenderemo, mbese ibintu byo gusigana biba biri aho ngaho abantu bakora. Ariko reka twe kubyita gusigana, ahubwo twumva yagize akabazo mu mutima, aravuga ariko kuki twe twabikoze ariko abandi bakaba babyanga, aho ntitwataye ubwenge? Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka aradushyigikiye, abakora uyu murimo mwese, abanyumva n'abatanyumva bose bafite, reka mbivuge mbitsindagira, bafite ikintu gikomeye bazarusha abadafite iyo mirimo y'Imana bakora. Umurimo w'Imana kandi si ukubwiriza ubutumwa gusa, ngira ngo mbabwire ibyo tuzabifatira ikiganiro cyabyo, tuzabifatira umwanya wabyo, tubivugeho, turebe n'ijambo ribyerekana. Ntabwo umurimo w'Imana ari uguhagarara gutya tukavuga ubutumwa, ari ukwicara tukavuga ubutumwa ku masosho media, guhagarara ku dututi aho tugenda duhagarara hose, ahubwo umurimo w'Imana ni ikintu cyose ukora bigatuma Imana ihabwa icyubahiro, abantu bagashima Imana ku bwawe ndetse no ku Mana yagushoboje bakayiha icyubahiro. Wabyumvise ubwo? Rero ahangaha Petero yari abivuze agambiriye kubaza Yesu ati ko twe twabikoze abandi bakaba babyanga, aho ntiwadushutse? Ariko Yesu aramuhumuriza aramubwira ati ndababwira ko ntawe wakoze ibi ngibi, ntawe wasize ibye, ntawe wasize nyina, ntawe wasize bashiki we, nta n'umwe utazigera uhabwa ibi biruta inshuro ijana. Nta n'umwe utazigera uhabwa ibi biruta ibyo yatekerezaga cyangwa se ibyo wataye, nta n'umwe muri mwe utazabyishurwa ndetse agakubirwa inshuro ijana, ahubwo usibye no gukubirwa inshuro ijana muzahabwa n'ubugingo buhoraho. Haleluya, haleluya. Ati uretse no kubikubirwa inshuro ijana uzahabwa n'ubugingo buhoraho. Aya magambo rero yavuzwe na Yesu ubwo yari arimo kubwira Petero ati mwebwe munkurikire, mwebwe mungendere iruhande, mwirengagize ibyo mufite, mwirengagize ibyo mutunze, mwere kuba ari byo mushira imbere, mwere kuba ari byo mufata nk'aho ari byo biri imbere, ibyo nzabibaha mbibakubira inshuro ijana muri ubu buzima igihe mukiriho. Muri iri jambo niko ryanditse ngo n'amasambu muri iki gihe cya none, muri iki gihe cya none inshuro ijana, ngo umurongo wa 30 utazahabwa ibiruta inshuro ijana muri iki gihe cya none. Muri iki gihe ubu tukiriho, ubu muri ubu buzima none, buri muntu azahabwa ibiruta inshuro ijana. Atari usibye n'ibyo azahabwa n'ubugingo buhoraho. Haleluya. Mana ishimwe kandi ahabwa icyubahiro. Rero we gucika intege, niba ukora umurimo w'Imana wukore, ukorana imbaraga kandi ushiremo morali, kubera ko Imana izaguha ibyo watakaje, depanse zose izazikuba inshuro ijana, kandi ikiruta byose uzahabwa n'ubugingo buhoraho kubera uri mu mugambi mwiza w'Imana. Imana itugirire neza rero, Imana idufashe. Murakoze kuba muduteze amatwi. Amahoro y'Imana abane namwe kandi umugisha ukomeze kubana namwe. Murakoze, ubutaha tuzaba turi kumwe. Ciao.